Bibiliya iravuga ngo ubuhanuzi bw'umuhanuzi bwemerwa uko bwasohoye. Rero urumva kwizera ni nkubwira ngo haye ibyumweru bibiri ukabihera uyu munsi bwa buhanuzi ngo haye bw'ibyumweru bibiri ukabudasohoye, icyo gihe nukuvuga ngo nzaba nikinaga swati hari ibyo ngukeneyemo ubwambuzi bushukana ko gukora ubwambuzi bushukana ubwire ngo mu byumweru bibiri hari kimana igiye gukora nk'ituro kandi mituro ringana gutya, cyangwa se ugiye kubona akazi ufite diplome imana inyeretse ubona akazi k'amafaranga ka miliyoni y'u Rwanda biragusaba no gumpema 500,000. Ubwo ni ubwambuzi bushukana, kwizeza umuntu ikintu utagifitiye ububasha bwo kukimuha, ubwo ni ubwambuzi bushukana. Ikindi twavuga uteza umudugara muri Rwanda twabivuzeho bya Nyabugogo, inkambi Nyabugogo ko muri Kigali hazatera inzara, imvura y'imangukana, amazu yose ama etage akabomoka yose agashira hasi. Ariko pastor ikibazo yarakubajije kwizera nimba umuntu ahawe ubutumwa bw'igihugu naje muri presidence, ubutumwa bw'igihugu bujya kwa president wa republika, ubutumwa bwa DPR bujya muri ADP yuko ari Imana yabiguhaye, ubutumwa bwa Korode musange mu Bugesera, ubutumwa bwa Juste busange mu Ngo ijambo pastor Ndayizayi ntiwaryumvise. Biriya bivuze iki rero? Bivuze ngo abana ba pastor Ndayizayi impamvu umushinjacyaha yavuze ngo ibiganiro byose nibishaka yakoze ababimukoreshe bagomba kubisiba. Wabyumvise? Mu gihe utabisibye rero harimo dir technique imikwego. Oya ngo hari ubibona akagira ngo byabaye ejo, akagira ngo byabaye kugira ngo nibishyashye byavugiwemo na umukristo wa muri ADPR ashobora kutongera gutura amaturo azi yuko pastor Ndayizayi agiye gusahura umutungo w'itorero, konte zose azazifita z'itorero agatwara amafaranga mu Bubiligi nkuko nibishaka yabivuze. Ibyo rero nibyo ni muri bimwe umushinjacyaha yagiye ashingiraho. Ikindi guteza umudugararo muri rubanda, gutangaza amakuru y'ibihugu udafite ibimenyetso, ibyo bintu byose urabizi mu by'ukuri nibishaka yarabikoze. Wabyumvise neza? Hanyuma ikindi tutagiye kure, uribuka inkuru yatambukije ejo bundi ivuga ko uriya muntu yavugaga uzubari we yavugaga Kilofase Baro ivuga ngo yabonye Mutesi Kovia ari uyoboye ikiriyo. Wabyumvise? Yabonye Mutesi Kovia ayoboye ikiriyo ngo kuri RBA hari umuntu ukomeye w'umunyamakuru ukomeye kuruta abandi ugiye gupfa. Wabyumvise? Banza wumve se izina ntiyarivuze ariko nta wundi muntu yavuze ni Kilofase Baro nk'umuyobozi wa. Banza wumve se yaravuze ngo kandi uwo muntu ni pastor kandi muri ADPR arakomeye. None se Kilofase Baro umuyobozi wa RBA siwe pastor, si nawe ukomeye mu itorero rya ADPR umushumba. Bivuze iki rero? Ngo yabonye ngo ikiriyo ngo Kovia Mutesi ari ukiyoboye ngo ibintu nk'ibyo, urumva ngo Imana yabimwereze ngo yagize iyerekwa ninjoro. Ibyo bintu ntabwo bikwiye kuza kuri kamera, no gutera ubwoba abantu, ni ibikangisho. Ejo umuntu akagenda yikanga, ejo umugore w'umuyobozi ugasanga afite ubwoba ati ngiye gupfakara. Wabyumvise? Nkuko umugore wa Juste muri iyo minsi yavugaga ati ngiye gupfakara, abana banjye bagiye gupfa. Nkuko nanjye mu rugo rwanjye ibibazo ushobora kuvuga nti burya umugore tugiye gutana, noneho twategereje iyo minsi turayibura, tuyibuze rero ntangije ravuga ati rero burya bya bintu kwari uguteka imitwe. Yashakaga ibirayi, nubwo ibirayi niyo yarabibonye atarabibonye, ariko iriya yari imitwe. Rero mu by'ukuri munsi pastor hari ikintu gikomeye cyane utari buze kwirengagiza nk'umusinya. Ikihe? Izina rya umushinjacyaha numvisha avuga ngo iyi case ya nibishaka itwatinya kwegeranya niya Idamangi ryamugwiza. Izina Idamangi byongeye kuvuga muri urukiko. Kandi no muri social media wibuke ko abantu bajyaga babivuga. Rero mu yandi magambo buriya hari ibintu bidakinishwa. Buriya ushobora kurwara imvunja mu kirenge ukayihanduza igikwasi cyangwa urushinge. Aho ngaho ntumva ko hajombye igikwasi cyangwa urushinge, ariko hari ahandi utajombye igikwasi cyangwa urushinge. Ubwo ni he pastor? Ubwo ni he koko singaba abasaza se ntibabyumva cyangwa mutari ntibabyumva. Rata ugize ikibazo hari kujombye ntiwashyiraho igikwasi ukarikurayo, ntiwashyiraho urushinge ukarikurayo, ariko hari ahandi tekinike utajombye igikwasi. Utazi kimwatsa areba iki? Sinari pari. Numugana. Urumva? Nta nubwo dushaka gutinda cyane. Yego. Kubihano nibishaka yasabiwe ubushinjacyaha bwamusabiye abantu bibuka ko ariko
turagushimiye cyane. Ahangaha duherereye ku rukiko rw'ibanze n'urwa Gasabo ndatekereza aho ahitwa Kibagabaga. Ndi kumwe n'aba bagabo babiri sizi icyo baje kuhamara ariko twahuriye. Pastor meze ute? Ko wagiye wirinda ibinyoma kubeshya ko ari icyaha. Uruzi icyo baje kuhamara. Ntacyo. None se wowe wazanywe n'iki hano waje kumara iki hano? Waje kuhagushaka. Kuhanshaka se wabwiwe n'iki ko ndi hano? Oya tuye tubwizanye wewe waje gukora iki hano? Warura ahangaha. Nayabura ko warura ahangaha. Jewe naje kugura umwambaro kuri Dream Shop. Wahabonye? Dream Shop iri imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo hano Kibagabaga. Niho hantu harimo amakote meza, inkweto, amapantaro, imipira, amashati, ibintu bya amajaketi, amakositimu y'amakote meza y'abayobozi, babacuruzi babandi babambaye udukote twiza turi twafitinga. Dore ni muri Dream Shop Kibagabaga hano mu marembo y'urukiko rwa Gasabo. Yakanzu yandese ayo namati kandi aho uri umunyamatiku wirinde gutangaza ibihuha. Amakuru yose udafitiye ikimenyetso, amakuru udafitiye audio, utagira urupapuro, utagira inyandiko, ikazu z'abagore zirahari. N'ikazu z'abagore zirahari. Aho uramufite umugore se ngumuguru ikazu hano muri Dream Shop niho bibera. Urabona ishati nambaye ya original, ishati y'umukara. Urabona ipantaro nambaye y'umukara nahangaha nabiguriye. Inkweto kandi zirahari. Byose birahari, inkweto zirahari. Urabona Yoweri Wiyobokamana? Yoweri Wiyobokamana nta handi hano yagurira ingofero. Urabona ko akunda kwambara ingofero. Yoweri Wiyobokamana TV akunda kugura ingofero hano. Kandi urabona ko abayambaye ingofero nziza. Iyi ngofero nambaye urayibona niyo muri Dream Shop. Muri Dream Shop. Hariya iriya shati ni za shati z'abanyacyubahiro. Ari amakoboyi urayabona ni yandi yambarwa n'abanyacyubahiro babandi bifite. Oya ntabwo hano ari muri Nyabugogo. Hano bahita Kibagabaga. Iduka riri Kibagabaga rero nawe uri hagaciro ujye umenya abantu batuye Kibagabaga. Niho duherereye. Pastor natwe guhaye ikaze. Yego murakoze cyane. Uyu rero yari umupfa ejo bundi nabonye nibishaka ajya kumusengera ngo agiye gupfa ariko hari ibiba bisetsa muri iyi si. Weya muntu kugusura nta kibazo. Nese umuntu wese iyo tugiye kurya turasenga. Siko bimeze Pastor? Iyo tugiye kurya turasenga. Iyo wakiriye abashyitsi murasenga. Wagiye kwa muganga se byibuza? Nagiye kwa muganga. Ari isengesho rya nibishaka n'ibyo muganga yakubwiye wubahirije iki? Nubahirije bya muganga kuko urayotanywe imiti bya kakubaho. Urayotanywe imiti byakubaho. Pastor waje hangaha rero icyatuzanye. Oya buretse gato nibarize Pastor. Ko hari abantu bavuga se ngo Imana iragukijije, ngo Imana igize gute, imiti ngo hari wagiye kwa Apotre kwa Pastor Kabanda Julienne ngo nari indwaye zida ngo n'imiti ngo biki ngo rumva ngo kunywa ngo wapi. Urumva? Oya biriya bintu jewe ntabwo nemera ziranyigisho zabari abantu je sinzemera. Niba umuganga niba umuntu arwaye oya bira n'ubuteka mutwe. Niba umuntu arwaye maze wumve se umurwayi niba arwaye agomba kujya kwa muganga. Kwa muganga imiti muganga yamwandikiye akayinywera ku gihe kira akayinywa akayimara hanyuma kwizera Imana ni sawa. Ariko none se kuki Imana yemeye ko abaganga babaho? Urabyumva? Rero abantu babwira abantu ngo izera Imana ngo iragukiza ngo imiti uyihorere ngo ntujye kwa muganga ngo ntugire gute, ibyo ni ubuyobe n'ukuyobya abantu. Oya kwa muganga yagiyeyo. Je nagiye kwa muganga. Registre rero ikibazo gihari uribuka ko ariko ntabwo reka ne kugira. Basa nibyo navugaga bimeze bite? Ibanze rwa Gasabo. Ariko uve hano ugiye muri iriya duka kugura ikintu. Ndava hano ngiye muri Dream Shop kugira ngo ibintu yenda gura umukandara sentire agure sentire byibuze. Muri Dream Shop. Kandi akunda no kwambara n'ingofero kandi akunda n'amashati meza. Waruzi ko Damura ari umudivantiste? Abadivantiste benshi abadivantiste urabizi ko hano haruguru hari urusengero rw'abadivantiste. Abadive benshi urabizi ko abadive ari abantu bakunda kurimba. Wabyumvise neza? Abadivantiste n'abantu bakunda kurimba. Abadive benshi bagurira hano muri Dream Shop n'abayehova. Urabona amakositimu bayagurira hano abayehova n'abadive benshi kubera ko hano ni ahantu hafite imyambaro myiza cyane. Abadive rero ni abantu bemewe bazi kwambara neza bakabera n'abadeperi nuko n'abadeperi nabo bazi kwambara neza
bose ni hanuka ariko n'abagatulika nabo ndetse abayisilamu bo ntibarimba abasilamu nyine ikazu z'abasilamu hano ntazirimo ariko nazo ikazu z'abasilamu iki amakoti abashehe barayambara amakoti abashehe barayambara very good amakoti abashehe barayambara pastor twaje hano ku rukiko Kibagabaga ya Dream Shop ariko abantu babyumve neza ko ari inyuma y'urukiko gisoka mu marembo y'urukiko na Dream Shop ariko twahaje mu rubanza twari twitabiriye ruregwamo uwitwa Nibishaka Theogene umuhanuzi inde nose wabonye handitse umuhanuzi cyangwa handitse Nibishaka Theogene kandi nimwe mu gihe ndabuteza ibyaga abanyarwanda iryo jambo umuhanuzi ninde uri gutuma waryumviye haraho arisoma naje muranzo rwitwa Nibishaka Theogene okay sawa ibyo biraba ngaho tubwira ibyo wakuyemo rero ariko abantu kumbuga nkoranyambaga wowe banza wumve se tugomba gutanga ibintu bizima tukagaburira abantu ibintu bizima pana ibyo gupfunyikira abantu nuko diruzi bazubakitse wabyumvise neza rero mu yandi magambo duga kwijambo tugomba gutanga ibintu bizima tugaha abantu ibintu bizima tukababwira ngo abantu bajye bajya kwa muganga bivuze pana ibyo kurwara ngo bagiye kwa gusengerwa n'ingombwa ariko nanone tekinike twagiye yego ni ibintu bimaze igihe byarabaye kuko abantu babizi barabyibuka bashobora asuburi kuvuga nk'utariye bana oya ntago mvuga nk'utariye genda mu 2013 abamotari mwagiye mukazi shabu kava mu muganga guteza bitiyaje kwasa tugende mu 2023 ku itariki 13 z'ukwezi kwa 9 mu 2023 nibwo ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi hose byagiye bivugwa ko Nibishaka Theogene yatawe muri yombi no muri icyo gihe hari inkuru nyinshi zakozwe no muri icyo gihe hari uburyo ibyo bintu wari ubizi ariko igihe kiza kugera uyu Nibishaka Theogene aza kurekurwa by'agateganyo ajya hanze cyangwa se ahabwa uburenganzira kuko yaburanye 30 jours bamwemerera kuba yakurikiranwa adafunze igihe cyari ikingiki rero cyari kigeze kugira ngo urubanza rwe rubashe kuba cyangwa se icyo bita kuburana mu mizi abonye tekinike bana n'abahungu barumuna banje cyangwa bakuru banje yego uyu munsi rero waje wazindutse tuyinjize mu rukiko kuko uyu munsi waruteye kuri dosiye ya Nibishaka mbo ntabwo naje nk'umusesenguzi mu rukiko yego kuko nanjye ndi mu batanga buhamya so rero urumva uramutse umaje ngo nabibonye nabibonye ahubwo wewe wabibonye ute urambaza ibiki ikintu cya mbere nkubaza twari tuzi ko Nibishaka Theogene mwamubabaye nyuma yuko Nibishaka Theogene afunguwe hari urwandiko wabonye rwakorewe mu bushinjacyaha kwa noteri ikiganiro mwakoreye muri Ararongo nari impari na kamera zirenze zingahe umubwira ati turakubaza reka mbanze Pastor Justin kuri iki kintu kuko nacyo kiganiro yarakire kuko tuzi ko ntabwo nari ndi kumwe nawe ariko icyo kiganiro wari umva nkubwire yewe umbaza ibyo ushaka kumbaza bifatika numbaza amabwabwa ndagusubiza ibitari byo ariko numbaza ibiri byo ndagusubiza ukuri izo mbabazi wabonye urwandiko rwo kwa noteri k'imbabazi zo mu bushamanza no mu bugenzacyaha no mu rukiko hakora kwa noteri n'imbere y'umushinjacyaha ibyo ngibyo wigeze ubibona imbabazi zo kuri YouTube zibaho ko mwabaye muti Pastor Justin tubwire nta mbabazi waye Nibishaka Theogene ariko nta rupapuro wabonye rwemeza imbabazi yego ariko nabo ikiganiro kigaragaza ndetse iyo tuba twaratanze imbabazi ziri notifiye ntago uyu munsi wa none tuba turi hano si ikinyarwanda cyiza si cyo washakaga kumva n'abadukurikiye si byo bashaka kumva nibyo nta bindi rero hari uko imbabazi zisabwa hari uko zigenda hari uko babigenza ndetse n'ubuyobozi bukamenya ko iyo dosiye yavuyemo naho rero muri ndakubabariye ni nka za zindi zivuga ngo ni nka wa muntu usaba imbabazi akavuga ngo nakubabariye kera utarazisaba utaraza ahangaha narakubabariye Pastor reka ze kugutanga buhamya cyangwa se nk'umuntu ahubwo uri murantiza kumagarika umwanya uri murantiza reka nkubaze nk'umuyobozi w'Ikaze TV Rwanda wambaje se nk'umuntu waje mu nk'umuyobozi reka nkubaze nk'umuyobozi w'Ikaze ntabwo naje gushaka views yego
icyo ni kimwe ubu urabona iri kote ryambaye nk'umuntu waje gushaka views urabona yaje ku rukiko yaje views no kwicariwe ku Kamonyi agashaka views nari kuguma Bugesera ngashaka views n'ubundi ndi Bugesera views ndazibona urareba ugasanga naje hano muri views. Okay, mbaza ibyo ushaka kumbaza ibyo wumvise mu rukiko nabonye wari wicaye mu rukiko umbaza uti numvise iki ABCD niba utari umunyamakuru kandi out ikibazo niba utari umunyamakuru va kuri kamera. Ikibazo cya mbere nibaza niba ushaka tuje ntiyagaragaye mu rukiko kandi utinda ndabwira hora bari mumbaza nibaza niba ushaka tuje uyu munsi ntiyagaragaye mu rukiko ibyo ni impamvu ze ntabwo ari izanjye ariko nge nahagaragaye niba ushaka tuje ntiyagaragaye mu rukiko wenda reka tuvuge muri samari gatoya niba ushaka tuje ntiyagaragaye mu rukiko mu bucamanza avuga ko nibishaka yamenyeshejwe mu buryo bukurikije amategeko kandi akamenyeshwa ku gihe bityo ko iyo umuntu yamenyeshejwe kandi muri sisitemu nta mpamvu yari irimo igaragaza impamvu nibishaka Theogene yaba atitabye urukiko. Inteko iburanisha yemeza ko uyu Theogene agomba kuburanishwa adahari. Nyuma yo kwemeza ibyo ngibyo ubwo bahagurukije umushinjacyaha avuga ibyo akurikiranye cyangwa se icyo ubushinjacyaha bukurikiranye kuri nibishaka Theogene. Byari ibyaha bibiri harimo icyaha cya mbere cyo guteza imvururu muri rubanda n'ikindi cyo gutangaza amakuru y'ibihuha udafitiye gihamya hifashishijwe mudasobwa nkoranyambaga cyangwa se social media. Ubushinjacyaha wenda ntituribuze kubisubiramo ariko kuko na mbere byari byaravuzwe cyane ariko turabanyuramo muri make. Hari ikintu cya mbere cy'ibyo nibishaka yaravuze ko Nyabugogo cyangwa se Nyabugogo hazaba inkambi y'impunzi ko mu Rwanda hagiye gutera icyane cyitwa intambara. Yego wayumvise inzara ko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu igomba gushaka imodoka nyinshi zizajya zigomba kujya zicyura abantu zibavana mu mujyi wa Kigali zizajya zicyura impunzi Nyabugogo bityo rero icyo cyaha kimeze nyine ni icyo guteza imvururu mu Rwanda kuko umushinjacyaha yabigarutseho cyane abyitsaho ko hari abantu bishobora kugiraho ingaruka. Bamwe bakaba basahura ibintu by'abandi nk'ibukavu abandi bakaba bahunga. Niba utangaje iki kintu umushinjacyaha nizo ngaruka za mbere yagira agaragaza. Hari ikindi cyaha rero cyo gutangaza amakuru y'ibihuha aricyo gitumye namwe muri aha ngaha muvuga ko yabakoreye. Hari iby'urugo wigeze wumva izina ryanjye rivuga ko hari icyaha yankoreye nibishaka? Wumvise hari icyo bavuze ko yakoreye Justin? Turabatangabuhamya nyine ariko turabatangabuhamya ibyo twumvise cyangwa twabonye. Hari ubuhamya watanze bukomeye ukabona akanditse witwa Pastor Claude yavuze ko nibishaka yabujije umugabo kugura inzu mu Bugesera kubera ko hagiye kuba. None si yo nkuru ntuyibuka tuyikorana n'amagashe? Oya ese ntiwari uhari. Icyo nakubwira cya mbere nibyo koko nibishaka Theogene yatangaje amakuru adafite gihamya ku Musaraba TV. Wabyumvise ko Musaraba TV ugomba gusiba ibiganiro byose wagiranye na nibishaka. Ahubwo buriya nuko bafite Musaraba TV bafite n'izindi cano tuzibwiriremo zakoranye nawe ibiganiro bisa nabyo ko hari abafataga ibyo bita footage siko byitwa. Izo cano ntabwo tugiye kuzitangaza. Uzi yuko yakoranye na nibishaka ikiganiro kijyanye n'ibitari mukuri n'ubuhanuzi bw'ibinyoma budafitiye abanyarwanda akamaro cyangwa se urumva hari ibintu byo hari amakuru y'amatiku twigira ku mihanda. Buriya amakuru y'amatiku waramukanyuza hano akavuga ati mbonye Claude ibi nibi cyangwa mbonye Kwizera w'Urugendo TV yari yambaye inkweto zitukura ariko rasa ntiyazifunze neza ati namubonyemo inenge cyangwa se Justin n'umuhemu yarampemukiye. Ayo ni amatiku yo ku mihanda adafite icyo atwaye. Wabyumvise neza? Ariko noneho iyo ugiye gutangaza ngo umwana w'umuntu
agiye gupfa abana babiri b'umuntu barapfa mu minsi 45 apfe umugore wahinduka umupfakazi so urumva rero ibyo bintu mu by'ukuri ntabwo iyo bintu ari uko ngo n'Imana yabikubwiye ntabwo ari byo jewe navuga ngo mu by'ukuri icya kabiri yuje ngo Imana ikweretse umuntu hasara kava kimisagara kagira Nyabugogo yambaye ubusa ibyo byose tudaciye ku ruhande tuye tubwiza abantu kuri ntabwo ari ukuri iyo uvuze ngo urugo rw'umuntu ngo umugore n'umugabo baratandukanye mu mezi abiri ngo kandi abana b'umugore bagiye kumukubita bamukure mu rugo rugo cyangwa se umugore amenenga nave mu rugo icyo gihe hazamo ingaruka zivuga ngo niyo uvuganye n'umugore icyo gihe hari akantu gatoya aravuga ati n'ubundi bahanuye yuko n'ubundi tutazabana wabyumvise neza umuhanuzi yavuze ko tutazabana cyangwa se umuhanuzi yavuze yuko bizagenda gutya mu bana na papa wabo wabyumvise neza iyo ufashe abana ukabatandukanya na se ubwabyo bigize ni ikibazo ikindi iyo uvuze ngo Nyabugogo ni inkambi y'impunzi igiye kuba inkambi y'impunzi Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu nitegura imodoka nyinshi izategura imodoka nyinshi zo gutwara za mpunzi ziri Nyabugogo zahunze zituruka imihingo yose mu Rwanda nuvanga umuntu abimpunzi hari uburyo bugeze kuri bungaye bw'ubuhunzi hari ukuba hari intambara yabaye nabwo biri muri system ko yavuze ko agiye kubita nabwo yavuze ko agiye kuba intambara mu Rwanda ibyo byose rero mu by'ukuri nibishaka nibwira yuko nibyo koko yarabivuze uko umushinjacyaha yasabye urukiko ko rwategeka buri kinyamakuru cyose cyamukoresheje ibiganiro ibyo biganiro bikavo ariko by'umwihariko Umusaraba TV wa Nepo muri bukaneza nkuriya mubyeyi w'Imasaka witwa Mama Gasaro ni umubyeyi icyo gihe yari amaze imyaka 7 atwita inda itavuka rero kubwira umuntu umaze imyaka 7 atwita inda ivuka umwaka umwe imyaka 2 3 4 5 6 imyaka 7 warangiza ukajya hejuru wabaye igikote n'ibiki byose uri umuhanuzi witwa nibishaka ukavuga ngo ku kwezi kwa 12 kandi bya bivuze ryari yabivuze ari mu kwezi kwa 11 aravuga ngo ukwezi kwa 12 mbere yuko Noheri igere mu kwa 12 2024 azaba yamaze kubyara umwana azabakikiye umwana Noheri zakikiye umwana uyu munsi wa none uwo mubyeyi yandira cyari kwa kundi ngo n'umuhanuzi wabyumvise neza aha tujye tubwiza abantu kuri rero kandi giyewe mbonereho ndetse ntaranasoza n'ijambo ryanjye aba bantu bakomeje kuza bitwa ngo nabahanuzi ngo Imana yangeretse kuri kanaka mpanura kanaka agiye gupfa Imana imukuyeho urupfu yaragiye gupfa nazapfa Imana iramugize gutya ibi bintu mw'abantu mwe mu byitondere muri abo ndimo ndabwira umuntu witwa Parafire witwa ngo ni Beuru washingiwe umuhaye ntago ko wabura kukavuga ogewe Bibiri iravuga ngo ubuhanuzi bw'umuhanuzi bwemerwa uko bwasohoye rero urumva kwizera ninkubwira ngo haye ibyumweru bibiri ukabihera uyu munsi bwa buhanuzi bwahe bw'ibyumweru bibiri ukabudasohoye icyo gihe nukuvuga ngo nzaba nikinaga swati hari ibyo ngukeneyemo ubwambuzi bushukana ko gukora ubwambuzi bushukana ubwire ngo mu byumweru bibiri hari Imana igiye gukora nk'ituro kandi umituro ringana gutya cyangwa se ugiye kubona akazi ufite diplome Imana inyeretse ubona akazi k'amafaranga ka miliyoni y'u Rwanda biragusaba no ngumpe 500,000 ubwo n'ubwambuzi bushukana kwizeza umuntu ikintu utagifitiye ububasha bwo kukimuha ubwo n'ubwambuzi bushukana ikindi twavuga uteza umudugara muri Rwanda twabivuzeho bya Nyabugogo inkambi Nyabugogo ko muri Kigali hazatera inzara imvura y'impangukana amazu yose ama etage akabomoka yose agashira hasi ariko pastor ikibazo yarakubaje kwizera nimba umuntu ahawe ubutumwa bw'igihugu naje muri presidence ubutumwa bw'igihugu bujya kwa president wa republika ubutumwa bwa DP bujya muri ADP yuko ari Imana yabiguhaye ubutumwa bwa Korode musange mu Bugese ubutumwa bwa Juste busange mu ngo ijambo pastor ndayizayizayi ntiwaryumvise biriya bivuze iki rero bivuze ngo abana ba pastor ndayizayizayi impamvu umushinjacyaha yavuze ngo ibiganiro byose nibishaka yakoze ababimukoreshe bagomba kubisiba wabyumvise mu gihe utabisibye rero harimo diru tekiniki imikwego oya ngo hari ubibona akagira ngo byabaye akagira ngo byabaye kugira ngo nibishyashye byavugiwemo na umukristo wa muri ADPR ashobora kutongera gutura amaturo
azi yuko Pastor Ndayizeyi agiye gusahura umutungo w'itorero, konte zose azazifita z'itorero, agatwara amafaranga mu Bubiligi nkuko nibishaka yabivuze. Ibyo rero nibyo ni muri bimwe umushinjacyaha yagiye ashingiraho. Ikindi guteza umudugararo muri rubanda, gutangaza amakuru y'ibihuhu udafite ibimenyetso, ibyo bintu byose urabizi mu by'ukuri nibishaka yarabikoze. Wabyumvise neza. Hanyuma ikindi tutagiye kure, uribuka inkuru yatambukije ejo bundi ivuga ko uriya muntu yavugaga uzuwari we yavugaga Cleophas Baro ivuga ngo yabonye Mutesi Scovia ari uyoboye ikiriyo. Wabyumvise? Yabonye Mutesi Scovia ayoboye ikiriyo ngo kuri RBA hari umuntu ukomeye w'umunyamakuru ukomeye kuruta abandi ugiye gupfa. Wabyumvise? Banza wumve se izina ntiyarivuze ariko nta wundi muntu yavuze ni Cleophas Baro nk'umuyobozi wa. Banza wumve se yaravuze ngo kandi uwo muntu ni pasteur kandi muri ADPR arakomeye. None se Cleophas Baro se umuyobozi wa RBA siwe pasteur, si nawe ukomeye mu itorero rya ADPR se umushumba. Bivuze iki rero? Ngo yabonye ngo ikiriyo ngo Scovia Mutesi ari ukiyoboye ngo ibintu nk'ibyo, urumva ngo Imana yabimwereze ngo yagize iyerekwa n'injoro. Ibyo bintu ntabwo bikwiye kuza kuri kamera, no gutera ubwoba abantu, ni ibikangisho. Ejo umuntu akagenda yikanga, ejo umugore w'umuyobozi ugasanga afite ubwoba ati ngiye gupfakara. Wabyumvise? Nkuko umugore wa Justin muri iyo minsi yavugaga ati ngiye gupfakara, abana banjye bagiye gupfa. Nkuko nanjye mu rugo rwanjye ibibazo ushobora kuvuga nti burya umugore tugiye gutana. Noneho twategereje iyo minsi turayibura, tuyibuze rero ntangije navuga nti rero burya bya bintu kwari guteka imitwe. Yashakaga ibirayi, nubwo ibirayi niyo yarabibonye atarabibonye, ariko iriya yari imitwe. Rero mu by'ukuri munsi Pastor hari ikintu gikomeye cyane utari buze kwirengagiza nk'umusinya. Ikihe? Izina rya umushinjacyaha numvisha avuga ngo iyi case ya nibishaka itwatinya kwegeranya niya Idamange ryamukwiza. Izina Idamange byongeye kuvuga muri urukiko. Kandi no muri social media wibuke ko abantu bajyaga babivuga. Rero mu yandi magambo buriya hari ibintu bidakinishwa. Buriya ushobora kurwara imvunja mu kirenge ukayihanduza igikwasi cyangwa urushinge. Aho ngaho ntumva ko hajombye igikwasi cyangwa urushinge, ariko hari ahandi utajombye igikwasi cyangwa urushinge. Ubwo ni he Pastor? Ubwo ni he koko singaba abasaza se ntibabyumva cyangwa abamotari ntibabyumva. Rata ugize ikibazo hari kujombye ntiwashyiraho igikwasi ukarikurayo, ntiwashyiraho urushinge ukarikurayo, ariko hari ahandi tekinike utajombye igikwasi. Utazi kimwatsa areba iki? Sinari pari. N'umugani. Urumva? Nta nubwo dushaka gutinda cyane. Yego. Kubihano nibishaka yasabiwe ushiracyaha bwamusabiye abantu bibuka ko ariko zinkuru ko umuntu yaburanishijwe adahari. Yabivuze. Wabivuze? Yaburanishijwe adahari. Kuba atitabye nta ubizi, gahunda ziwe arimo nta ubizi muri twese. Nta ubizi. Ari mu masengesho, hanyuma akaba yibagiwe se ko yahawe ubutumire bwo kuza kubura. Yaranamenyeshejwe kuri telefone. Hari n'ibiganiro yakoze avuga ko iyo message yayibonye. Yasabiwe igifungo cy'imyaka 5 ndetse n'izahabu ya miliyoni. Izahabu cyangwa ihazabu? Ihazabu ya miliyoni 2 kandi hagasibwa ibiganiro byose yakoze ku Musaraba TV n'ahandi. Iki gihano kivuga iki? Iki gihano rero buriya sinzi umunyarwanda wavuze ngo hakorwa ngo niba hakorwa nyirukozwemo havugwa nyirugize gute. Nibishaka niwe wabimenya, yewe ntabwo urambwira se ngo ndakivugaho iki. Ari jewe mpagaze nasobanura nkisobanura nkasaba imbabazi nkagira gute ibintu nk'ibyo. Kandi wibuke nibishaka ko yabeshye n'urukiko ngo abana babandi ngo nyakwa mucamanza abana babandi bariga ngo ariko abana banje ntibafitaho kuba ngo nta n'umuntu bafite babana. Kandi wibuke ko nibishaka abana be batabana nibishaka babana na nyina wabo badivorceje. Izo zari tekinike zo kubeshya urukiko. Yabiri ya tekinike se wowe bari bwasange bari kumwe nawe se. Mweto Minervare niki jewe byo ntabwo nabyinjiramo, nta nubwo namwifuriza ikibi. Ariko kandi n'amahugurwa ngena nizi kamahugurwa y'imisi ngahe yamaze irusororo hari icyo yamumariye.
ariko naje gusanga ntacyo yamumariye. Ntacyo wabonye, ntacyo yize. Oya, ntacyo nabonye yize. Se waba ufite ubwenge ukajya kuvuga ngo hari umuntu ukomeye muri RBA w'umunyamakuru ukomeye cyane, nabonye Mutesi Kovi ari uyoboye ikiriyo kiwe yapfuye, nagize gutya na gutya. We muri leta ibyo bintu bibaho. Ntacyo amashuri yize yamumariye. Baza wumve yarangiza akavuga ngo yavuye mu Ruhengeri ngo ari mu modoka escort za General Mubaraka Muganga, ngo aba escort biwe batabizi, ngo ageze Nyabugogo ngo aparuke, ngo ava mu modoka, ngo aba escort be ntibabimenye. Ibyo bintu baba byumvise abashatse kugaragaza ko u Rwanda, igisigara cy'u Rwanda kitazi gucunga umutekano w'abayobozi. Hari tekinike birimo hariya muri dosiye. Ubwo yarayiparamiye. Ese yabaye umusirikare uruta abandi babasha kureba bescotinze. Wowe icyo ubona ariko uyu mwana ngo nababaze. Giye mumbaza ibintu bishinga ariko mumbaza ibyo mu mihanda, mumbaza ibintu bijyanye n'amategeko nubwo ntiza amategeko. Hanyuma reka mbere kuri bwana Rivera Justin uherutse gusurwa uyu ngo yarapfuye nibishaka amazi imitsi ameze nabi muvandimwe arwaye. Imana imukize. Ariko wagaranye na pasiteri kandi ari intumwa arakurambikaho ikiganza. Ngiye ntabwo ndi intumwa. Ntago ikibazo ari pasiteri. Babara ndakwinyiza. Ayo ndi pasiteri sa ayo matitirani nayo shaka. Nayo ngo yarayiyambuye kuba intumwa. Hanyuma Rivera Justin nyuma y'umwanzuro ufatiwe mu rukiko wakire gute bivuzwe ku muvandimwe nibishaka nyuma yuko mu minsi yashize twabonye yajewe mu gasenga umunsi tukabona uhagaze uri muzima. Buriya hari ibintu dukinisha tugakina n'amategeko. Buriya iyo ibintu byakuwe mu bubasha bwanjye bukagezwa mu nkiko, buri imyanzuro y'urukiko igihe cyose irakurikizwa. Kandi ikindi nge ntago mburana, ahubwo ubushinjacyaha nibwo buri kuri dosiye cyo bita Ministeri Publique. Rero ntekereza ko harashakwa ubutabera, kandi buryo ubutabera ntibazabashuke ari abantu bakunda ibinyoma, bugaragara ari uko wabuhawe. Rero ahubwo ngiye wambaza icyo mbajije, ndashimira ko ndi kugenda mbona ubutabera kubyo nari nabashijwe. Ubonye ubutabera? Nuba icyo umushinjacyaha igihano yasabe nibishaka abantu bose bacyumvisha. Hanyuma nyuma y'ikirego cyane ibishaka kuba yansura ntago bikuraho gukurikiranwa n'inkiko, ndetse kuba yansura ntibikuraho kuba yaryozwa ibyo yakoze. Kuba kanwa kanjye kavuga ngo nta kibazo tugifitanye ntibikuraho ikitegeko rivuga. Ikibazo gifitanye n'amategeko ntago agifitanye na Revera Justin. Ubwo rero kuba yaza mu rugo iwanjye akansura, kuba yajya kwa Pastor Niyonzima Claude nawe ho yagiye yaramusura, ntago ari igisobanuro kibiri mu mpapuro. Bamwasangire kubisorora ntibivuze ntago ari imbabazi. Erega kuvuga ngo ndakubabariye ntago bisobanuye gukuraho itegeko. Iyo ushaka ko ikintu gikurwa mu itegeko nawe bigiramo uruhare. Hari uguhamagara bantu, hari ijambo Pastor Niyonzima Claude avuze ngo aho iminsi yamaze ntacyo yamwigishije. Nibishaka iminsi yamaze iza kugira ikimwigisha yari guhamagara bantu bari victime muri icyo kintu bakicara yewe n'izo mbabazi, kuko urubanza rwasomwaga atambaye kuteri yarumvaga, yaba atanga buhamya yaba agize gute. Yakagombye kuba afite kandi yazamuye na Bibiliya y'ubwararira. Yego, yakagombye kuba afite urupapuro Izayi yasinyeho, yakagombye kuba afite urupapuro Claude yasinyeho, nasinyeho, Ezekiel yasinyeho, ruteyeho kashe ko izo mbabazi zihari. Hari ibyo byari kugezwa muri dosiye, wenda ubushinjacyaha bukabushingiraho. Nimba icyo kintu ataragikoze kandi ntago ari twe twari kukimwibutsa, kuko akimara kurekurwa atajyanywe imageragere muri ya misi tarande, babyinnye itsinzi baranateka bararya ngo baradutsinza, ariko ntago twe twari twaje guhangana by'ukuri. Reka nigarukire kuri Pastor Niyonzima Claude mwibarize kino kibazo mubaze ni ese ubutabera wayibonye imodoka hari Pastor asangana hanyuma Pastor Claude cyangwa kubaza ngira ngo mubaze natanyerekeza yo hariya kwega iriya video, iriya foto yikwege, iriya video ndayishaka. Hanyuma Pastor nyuma y'ubutabera muhawe n'urukiko ukuyemo iki cyangwa se nihe nama ushobora kugira mukosore? Ntago turahawe n'urukiko, ntabwo duhawe ubutabera ko ntago urubanza rurasomwa. Urubanza ntirurasomwa,
ntabwo tuzi ngo bizagenda bite wabyumvise neza kuba ubushinjacyaha bwasabiye n'ibishaka Theogene igifungo cy'imyaka 5 n'iyazabu ya miliyoni 2 z'u Rwanda ntabwo bivuze ko duhawe ubutabera ahubwo ikindi twebwe kandi navuze ngo twebwe ntabwo umucamanza ntabwo umushinjacyaha yavuze ijambo Claude ntabwo umushinjacyaha yavuze ijambo Pasteur Justin ntabwo umushinjacyaha yavuze ijambo Ezekiel Rukundo muri dosiye umucamanza we yivugiye ko hari nibindi kuva mu bugenzacyaha bazakureba bazakurikirana barebe kuko hari ibyaha hari inyito umucamanza yarebye asanga guteza umudugararo muri rubanda igifungo cy'imyaka 10 yose gutangaza amakuru y'ibihuha udafite ibimenyetso bihamya imyaka 3 noneho rero nibwo yabajije umushinjacyaha ati rero ati nyito noneho basanga ni inyito yari ifite ntuze niyo mpamvu umushinjacyaha avuze atoya ati ntabwo turi aho ngaho ahubwo ati niyo mpamvu twasabye imyaka 5 muri rusange niyazabu ya miliyoni 2 bivuze ikiro bivuze ngo mu byukuri nibishaka yaza kuba hari yaza kuba yitabye urukiko yakabaye yaburanye agatakambira urukiko agasaba imbabazi cyangwa agasaba gusubikirwa igifungo gisubitse cyangwa se akabihakana cyangwa agasaba gusubikirwa kimwe muri ibyo ngibyo ariko no kuba tarahari kuba titabye urukiko mu nyungu ziwe urumva ni ufite igihombo cyangwa se bo kimwe niba hari aho yagiye niba hari aho yatembereye akazagaruka afite n'uburenganzira bwasubirishamo urubanza ngira ngo iyo ingingo ngira ngo iyo ngingo irabyemera hari ingingo ishobora kubibyemera ashobora no gusubirishamo urubanza bitewe n'uko urubanza rwaciwe adahari kandi ikindi ariko amaze kugaragaza ibishamo se gute kandi yaramenyeshejwe kabiri ntago wabyumvishe cyane yaramenyeshejwe ashobora kugira impamvu runaka ashobora kurwara akaba adafite uburyo yandika SMS kuri ntuze y'urukiko ibyo byose atazi uko bashyira umwanzuro muri systeme wo kugaragaza impamvu yahuye nazo ibyo byose birashoboka rero reka dutegereze ikizava mu butabera tariki 22 z'ukwezi kwa 5 ku isaha y'isa 8 nibwo urubanza ruzasomwa rero twavuga ngo mu by'ukuri dushimira ubutabera bw'u Rwanda dushimire kandi inzego z'umutekano z'u Rwanda nazo zirushaho gukora neza turabashimiye cyane namwe ubwanyu subscribe like na comment yego abamotari bumeze gute Vera Pasteur Justin yahindutse Yusufu ari kwishe feo ndayitsindege namamaje kufita makote hano amen uriya nakurikiye ibiganiro byanyu nanjye ndi umukozi w'Imana ariko hari message ubundi utagomba gutanga imigani bice 20 na 40 aravuga ngo ucisha bufiya kubaho Uwiteka ingorane n'ubukira n'icyo n'ubugeni